Imana yaravuze ngo ntabwo izadusiga ahubwo izagira gute, izaturinda uko byagenda uko ariko kose, amakuba yaza aya ariyo yose, Imana igomba kuba iraha iri naha inyuma. Muri make ngira ngo wasobanukiwe akantu ku kandi. Ibi ngibi rero mbivuze kubera iyihe mpamvu? Mbivuze kubera ko hari ibyari byateguwe wano bakongomani, byateguwe kugira ngo bize kwivugana amakenga. No kuvuga ngo ubundi mbivuze nabi, hari operation yari yateguwe. Iyo operation ya Kasamutwe yari yateguwe kugira ngo ize kwivugana General Sultan Makenga. Ariko se noneho bigenze bite kugira ngo iyi operation ihinduke ibe itakiri yo kwivugana General Sultan Makenga? Ibi ngibi ndabizanye neza hano kuri aka gakayi kanje mbabwire uko bihagaze. Hanyuma amakuru namaze kubabwira neza cyane ku Isoko TV. Nababwiye yuko uwitwa General Pacifique Masunzu, yitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu nguyu biravugwa neza ko yaba yakoreye impanuka ahitwa Kinyekere, ndetse akaba arimo yerekeza ahitwa Kibundu. Ahangaha yaragiye kusura ibirindiro bikuru cyangwa se headquarter za gisirikare za FARDC, ahakorerwa ubutasi, dore ko ari n'umuyobozi mukuru w'ubutasi. Ubundi aya makuru nibwo yaragisoka kiri breaking news. Ndakeka ari nge muntu wa mbere waya breakinze bitewe n'umutaramu wanjye wari umaze kugira gute kuyanyihera. Uyu mugabo rero ndaje mbabwire amajyana mazaye, mbabwire uko byimeze, nkubwire nyine uko byagenze. Drone kamikazi z'intare za Sarambwe zamanutse, ziramanuka, ziragenda, zikubita ahitwa Kavimvira. Ni Kavimvira ni muri Kongo, hanyuma Katumba ni mu Burundi. Ahanga bahanye imbibi. Ziramanuka ziraza zikubita neza mu bifaru ngo pof, birangije bigira gute, biraturika byose, shwanyaguza intare za Sarambwe. Abana ba Makenga babari manukiye cyane rwose, ahitavuga ngo tangira ngo tankubita salute, nubwo ari umusevire ariko nta kundi niko mba ngomba kugira gute kubikora, niko mbizi. Ntimukandenganye abantu mwirirwa mu ntera amabuye, ntimukandenganye. Ibyo mbabwira nuko biba bimeze nyine, mbabwira amakuru nahawe, ikindi nkavuga ibyonzi, ibyo ntazi simba shaka kugira gute kubivuga, kandi sinzi ko nyine nanabishobora, ntabizi kereka kubyiga. Hanyuma ibi ngibi nkaho bidahagije, hari amakuru nakire ariko nyikoraho ubugenzuzi. Biravugwa ko uyu mugabo yitwa Kayumba, uyu mugabo ari we watanze itegeko ry'amadrone yagombaga kuza kurasa mu Minembwe, ariko ngo hari umuntu wayihagaritse. Uwo muntu rero ninde witambitse umugambi w'uyu mugabo? Uwo muntu ninde wavuze ngo ibyo muwe mubiretse? Ninde ko yabavuga ijambo rigakangaranya aba bagabo bose? Reka nze mbibabwire neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Nibwire yuko mwamaze gukanda iki like imbere cyane, hejuru cyane mukanda like, dukomeza dusharinga kino kiganiro kugira ngo nabandi benshi cyane baze kukireba, biraza kugenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Njewe rero nk'ibisanzwe nitwa Pacifique, akaba ari njewe ukora no kuri Top Kivu. Ariko rero nagira ngo mbasabe akantu kamwe gusa, mujye muri comment murebe muri irimo ni ya YouTube channel yanjye bwite yitwa Isoko TV. Ubwo rero ikintu nagusaba no kugenda ugakandaho subscribe, kugira ugafungura inzogera nyine ugashyira kuri all, kugira ngo ninjya nkora ikiganiro ujye ubona notification, kubera ko mu minsi mikeya ushobora kutaba wongera kumbona ahangaha kuri Top Kivu News. Ubwo rero ibyiza nuko wagira gute wagenda ugakandaho subscribe, ukajya ubasha kugira gute gukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro byanjye mba ndi kugenda ngira gute mbagezaho. Niba wankundaga ugenda ukande subscribe, ndabigusabye urebe muri comment, biraza kuba ari sawa cyane numara gukanda iyo subscribe, cyangwa se ugasakisha Isoko TV uraza kuyibona ahanditse Isoko TV byonyine nta rindi jambo rirengaho, Isoko TV. Hanyuma rero ndakeka maze kubayobora aho mugomba kujya munsanga, ahubwo munyemerere twite dutangira aya makuru, mbabwire buryo ki Imana mbe nk'uwifashisha mikoro nyishyire hano gatoya kugira ngo nkoma amashyi shimira Uwiteka. Bakunzi bacu, nukuri kose gushoboka ndababwiza ukuri, mujye musenga kuko gusenga birafasha. Niba musengera intare za Sarambwe birafasha, niba musenga mugasengera abaturage birabafasha. Mukomeze mushyiremo akabaraga. Drone zari zateguwe yuko zigomba kuza zikarasa
kandi zino drone zirekura hafi amabombe 15 icyarimwe zigasubira gupakirwa andi, ndetse hari n'igihe abarenga. Izi drone zari zateguwe kugira ngo zize zirare mu baturage, nizirangiza zibombaridemo zibarase ku buryo bukomeye cyane, nibarangiza bagire gute bose bapfe. Nibi nibyo uwitwa Tshisekedi ndetse n'uwitwa uyu nguyu Kayumba Nyamwasa nibyo bashakaga, ndetse na mugenzi wabo nibyo bashakaga ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Nukuri kose gushoboka, reka mabwiza ukuri, Imana ikora mu buryo butandukanye n'uburyo twe twibwira. Shobora kuba nabyutse mu gitondo nkavuga ngo Pacifique ndaza gukora ikiganiro, ariko ndaza gukora ikindi ku mugoroba bitewe nuko nyine hari izindi mpamvu ndibuze kujyamo. Ariko Imana ivuga ati wenda izo mpamvu zireke kubw'amakuru mashya yasohotse, banza umenyesha abo bantu bawe ubabwire ibibaye. Ni mwubwo buryo rero, niyo mpamvu Imana yarebye iravuga ati abaturage mushaka kwica ejo cyangwa ejo bundi harimo abapasiteri, harimo abavuga butumwa banjye bagomba kuzajya kumvuganira hirya no hino ku isi. Irongera bati abo bantu mushaka kwica harimo abana bazakura bakiga bakavamo abaganga bakajya bavura abana babandi bagafasha nyine bakamfasha mu kazi kanjye ka buri munsi. Buri Imana nayo ifite akazi kenshi. Irongera bavuga ati abo bana ntago bamenye ubwenge ngo bamenye umuco, bagira indangagaciro batari kumwe n'ababyeyi babo, ari bo ba mama wabo na ba papa wabo. Iravuga ati rero ngomba kurinda umwana nkanamurindana na nyina na se uko byagenda kose. Mu gihe Tshisekedi agomba kuvuga ngo uti ngomba kubica nkica n'uwose twaga wese nkamwica. Ibi ngibi ni ibiki rero bakunzi bacu? Narababwiye ngo niba ari ubuvugizi mujye mubukora, kandi mubukore mutabwinuba, kubera yuko ikirwa genocide murakizi neza cyane uko kimeze, uko byagenda uko kose. Niba urengeje imyaka 33 genocide ushobora kuba uyizi, niba utanayizi urayizi mu mutwe wawe, amateka warayabwiwe. Genocide ni ikintu kibi cyane. Genocide ni ikintu udashobora kwiyumvisha buryo ki umuntu wabanaga n'umugore we ari umuntu w'umugabo afata umuhora akica umugore we. Ntiwakiyumvisha uburyo ki umuntu w'umubyeyi w'umumama yafata uduhiri akicira abana bitewe nuko ngo umugabo we yari umwe mu bwoko runaka, ngo abo bana be n'ababyeyi imwe. Genocide ni ikintu kibi cyane. Ngiye nkurikije amateka afite ayo nahawe ndetse n'ibyo nize bike mu byo namenye nyine, ariko mbabwiza ukuri icyo ntumvise ntago nshaka kuzongera kucyumva. Niyo mpamvu mubona nshyiramo agatege nkashishikara nkababwira ngo ibintu biri kubera hano muri Kongo ni ishyano rikomeye cyane, kubera yuko abantu bakuru barabizi neza cyane, baranabindusha kuko harimo ababibonye ariko nge ntabibonye, ariko ndabizi mbifiteho amakuru ahagije. Rero mureke ibi bintu tubishyire ku rundi rwego, nyamara nimurangiza muhaguruke mwese mwandika, abazi kwandika, abatazi kwandika muzi kuvuga muvuge, abazi Igifaransa mutazi no kucyandika wenda mukivuge, mujye ku mbuga zigiye zitandukanye mwamagana bino bintu bibera muri Kongo, muhamagara abazungu birirwa mubereka ibintu biba bihabera. Niba kandi ushaka kujya ubibona, ubwo ugende uce kuri iyo channel, ugende umpe subscribe, kuko ni ngewe umuntu ukunda ahanini kugaragaza ibi bintu bikunda kubera hari ahantu. Hari abantu babivuga bakabica ku ruhande bakaza bambwiye mu vetura yakubise, ariko nundi ntibyabujije abaturage gupfa. Niba abantu baje bakavuga ngo tugomba kurasa abasirikare bamuveturwa, ariko ntago turi busige n'abaturage, ati bose bariya bose ni bahaduyi, tugomba kubica tukabamara tukazana abandi baturage bashya. Ibi ngibi Tshisekedi yarabyivugiye, ndetse na nyina niyo nama yari yamugiriye, aramubwira ati wowe fata za mezire urazifite, shobora ko mbivuze nabi, nurangiza ubombaride cyangwa se utwike. Nyumvira umubyeyi wabyaye agatwita amezi 9 akabyara. Munyumvire uwo muntu namwe, munyumvire afata abantu bangana barenga miliyoni zingahe, narangiza yoherezemo amamizire agenda atwike, abice bose ngo bashire. Niba mara gushira ngajyaneyo abandi bashya. Ese mwoka byaramo bantu bakuru, bantu munduta wenda tuganire gato. Uwo ni mubyeyi nyabaki? Ese ubundi warerwa n'umubyeyi nk'uwo nguwo wowe ubwawe ukabande? Ubundi tuzi neza ko uburere tubukomora ku babyeyi bacu, tuzi neza ko ibikorwa byacu bituruka ku byo ababyeyi bacu bagize gute bakoze, ndetse n'ahazaza hacu ahanini tuhakomora kuki ku babyeyi bacu. Ariko nanone
hari ikintu kimwe njya nizera, ushobora kuvuka ku mubyeyi mubi bikarangiza wowe ubaye umwana, bikarangiza ubaye umuntu muzima ukanakora ibitandukanye n'iby'iwanyu bagize gute bakoze. Nabaho urugero ruto cyane, ushobora kuvuka se ari umwicanyi ariko bikarangiza wowe ukuze ntube umwicanyi ahubwo ukaba umurinzi w'abantu. Bitewe n'iki rero? Bitewe n'uko wakuze ukabona ko ibyo so yakoze cyangwa n'abandi bakoze bitari byiza, wowe ukabihindura ntukore nkawe. Ibi rero nibyo navuga ngo Tshisekedi ubundi nawe ameze nka mama we, nta tandukaniro. Gusa ikintu kintungura se ntago yigeze ajya muri ibyo bintu. Papa wa Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, ntago yigeze ajya muri ibyo bintu. Ntago yigeze, si mufite amateka ahagije, ariko nzi neza ko atigeze yijandika mu bikorwa nk'ibyo ngo ajye kwica abaturage, atanga itegeko ngo murasa. Ariko Tshisekedi ari kubikora ngakunda gundira ubutegetsi, akunde yanga kuganira namwe vuyetura ngo hakemurwe ibibazo by'intambara bikruye hariya. Wenda reka mbakubite update n'ubundi zari zinzanye, ngumye muri ibi naza kuvuga byinshi cyane nkarondogora, ariko ibyo bintu mvuze ni ibintu byumvikana, ndetse nabivuga nejo bundi nkongera nkabisubiramo kubera ko ni ibintu biri kuba. Kandi narakubwiye ngo ujye gukira indwara agira ate arayirata, kubivuga keshi gashoboka. Nubwo nabonye abarundi baza kuntera amabuye, ntago ari ngiye wabwiye ngo mwohereza abasirikare mu Burundi muri Kongo, iyo mutaza kubohereza bino bibazo ntago biba biri kuba, nta nubwo muba muri kugaruka mwizi ntambara ziri kubera muri Kongo. Nta nubwo muba muvugwa yuko mushyigikiye nyine FDLR kwica abaturage yara muri Kongo, sibyo? Ntago dutuka president w'u Burundi, nta nubwo tumuvuga nabi, ahubwo tuvuga ibikorwa bya gisirikare bye birimo. Kuko niba tuvuze FDLR nyine ubwo umukuru w'igihugu bigomba kumugaruka ko niwe mugaba mukuru w'ingabo, nubwo ari prime niwe ngabo, ari we chef d'état major, ariko ibyo ntibisobanuye ko neva atabihagarika akavuga ngo mugarura abasirikare ndabihagaritse. Hanyuma rero reka iyo nkuru tuyiveho rwose, musengere bano bantu bari gupfa, tuyisorezaho kubera ko abantu bakuru muzi byabaye. Nta kindi kintu nshaka kuvuga, ngiye kuvuga navuga byinshi. Ahangaha rero bayita Kinywekere, ni hafi naho bita Kibundu. Hari mu masaha mu gitondo, agatondo kari gatuje kameze neza cyane, akazuba kavuye, maze uwo rwabunzemo, wa muntu ruba rwabunzemo gashigira mushyigura, iramubwira ati genda ujye gufata ripoti z'ibyakozwe aho yita Kibundu. Uwo mugabo nta wundi rero, bamwita Lieutenant General Pacifique Masunzu. Bamwatese dushake cortege imodoka zingahe, arabwira ngenye. Bamwatese nye zirabaye, nta nambirasi twashyiramo, ko bari biteze ko bura nyine bashobora kugira gute kuza kwapfira. Atapu mubyihorere, haranditse mu veturu irahazi, ati ntahizi. Uyu mugabo afata imodoka, bamushyira mu modoka nyine, baramupakira baramujyana. Inyuma hari ebyiri n'imbere hari ebyiri. Ubwo nyine we yarari hagati, inyuma ye hari imodoka n'andi nyuma hari imodoka, n'imbere ye hari imodoka. Ubwo yarari hagati nyine ku mwanya wa kabiri mu bari mu muhanda. Uyu mugabo ngo yaracungiwe umutekano n'abasirikare bakomeye cyane. Ngo hanyuma ngo wa mbere yageze ahanga bita Kinywekere, urumva bari hafi no kwinjira muri Kibundu, maze imodoka yiwe igira gute ishaka kugonga ngo umwana mutoya utaragiza n'imyaka 10. Ngo yarari kugira gute kugira bya biboro by'ibikurudumu, sinzi niba mubizi byo mu mapine y'amamodoka cyangwa y'amagare, bakubita nyine bagenda babyirukasa abana. Murabizi nibikinisho by'abana. Ubwo ngubwo niba warabayeho umwana nta kuntu wabiyoberwa, ego urabizi cyane. Hanyuma ahangaha nibwo umwana ngo amanutse mu muhanda yiraye, yihuta cyane, arangije akwitana n'izo modoka, maze umushoferi w'umutima mwiza w'umwana mwiza ati sinagonga umwana, ahita afata feri gitaraganya, bari nyuma bahita bagonga. Bahita bagonga. Hari umuntu nabibwira, hari umuntu nabivuze bantera amabuye, ariko muceceke gato muraza kubibona n'ahandi. Ndakeka ari nge muntu wa mbere wa rubrek inzu yo nkuru, ariko muraza kuzibona n'ahandi henshi hagiye atandukanye. Noneho iyi modoka biravuga ko hakuwemo abageze kuri 4, ariko atabashijwe kugaragazwa isura yabo, gusa bivuga ko bajyanywe mu bitaro bya hafi aho ngaho bari kwitabwaho n'abaganga. Ubwo ngubwo bivuze ngo uyu mugabo ngo ni bivuze ngo uyu mugabo ngo ni Colonel Pacifique Masunzu, Lieutenant nyine, yaba yagize gute, yaba yararimo muri abo bajyanywe, akaba ari mpamvu byanze kugira gute gutangazwa.
so ngira ngo rero ibyo ngibyo nabyo mwabyumvise neza cyane 5 ntago ndi buze kubitindaho, ahubwo ndaza kuba nkubwira n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma rero hari amakuru menshi cyane ari kugenda avugwa. Drone ya kamikazi ikavimvira hano ku mupaka, ni hafi naho bita Igatumba, neza neza hano hafi neza neza n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Hari intwaro nshya z'Abanyangora n'intwaro nshya z'Ababirigi ndetse n'intwaro nshya z'abasirikare ba Tanzania ndetse n'intwaro nshya abanya South Africa. Gahunda yaribazanye rero nukuza gutwika M23 bakayishumika ku buryo bukameye cyane. Abambabwira ngo urugamba ruracyakomeye ku rwego rwo hejuru cyane. Mwuko kuntu rero baje kuza bashaka kuza kurasa kuri M23 ntabwo byigeze bibahira, kubera yuko imigambi bari bagambanye mama 23 yari yamaze kubumviriza irabimenya. Nta kindi kintu yakoze izamura drone twonyine tubiri. Utwo tudoroni turazamuka turaza neza nani kavimvira ngo bafu. Turaza dutwika icyitwa ibifaru, turaza dutwika icyitwa za BM, turaza dutwika ububiko bw'amasasu n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye, byose bigira gute birangirika. None rero bakunzi bacu, nta kuntu mwambwira ngo ntimushimire Uwiteka, ntimushimire Imana ihoraho. Yewe reka mbashimire soreza amakuru hanga, ariko ndaje mbabwira amakuru y'umugabo wita Kayumba Nyamwasa. Ubwo rero ikintu mubwira ahantu uraza kongera kumvira ikiganiro, biraza kugusaba guca kuri yo link iri munsi muri comment, hanyuma ukagenda ukakanda subscribe kuri channel yanjye, ugashyira kuri notification kugira ngo ubwo ni kuri all kukazogera, hanyuma ukazajya ubonera amakuru ku gihe. Nitwa Pacifique, ndabakunda cyane, Imana ibarinde, bye bye.